iyo uwo mwakundanaga agutengushye, ibyo mwita gutera indobo, ni iyihe myanzuro itatu yihuta abasore bahita bafata, yaba abakobwa n'abahungu? Umuntu wamukundaga, umaze imyaka 2 mukundana, wumvaga mugeze kuri etape yo kuba n'ababyeyi barabimenye, ku rusengero mwirirwa muhura, none agutengushye, agusohoranye invitation, kandi nawe wari urimo gutegereza ko twaturaka tuza kugira ngo nawe usohore. Imyanzuro itatu ipfuye abasore bahita bafata ni iyihe? Mwanzuro wa mbere upfuye yego, no kwiyangiriza ubuzima. Kwita wiyahura. Yego, kwiyangiriza ubuzima. Yego. Mwanzuro wa kabiri upfuye. Icya mbere ni iki? Umuntu nakubenga cyaka gutera indobo ntibizagutera ikibazo, kuko umunsi wavukaga kwa muganga umuriro warabuze, bacana moteri, abana baravuka. Kuko ibyo rero ntukwiye kugira ikibazo. Kibazo cya kabiri, Bibiliya iravuga ngo nta kigore kizabura ikigabo cyacu. Iryo ni isomo riri muri Bibiliya. Rero nta mpamvu yo kwiyahura ngo umuntu yaguteye indobo ngo uragiye urapfuye, ahubwo ubumusigiye abandi. Yego. Umwanzuro upfuye wa kabiri. Umwanzuro wa kabiri upfuye. Yego. Nuko gerageza kumurwanya ngo bitaba. Kumurwanya ngo bitaba, ukavuga uti nanjye nzahimba amakuru y'ukuri ya mukobwa afite ibintu bijya bimufata. Nibwo ujya kumva amakuru ku rusengero ngo wa mukobwa ngo kanaka ngo yakuyemo inda 2, ngo ariko abayobozi bacu babariye. Haba hari umuntu biri inyuma avuga ati bwende bugire gute bwende bupfe. Yego. Harimo n'abasigaye baroga abantu ku munsi w'ubukwe, akakuzanira kado. Yes, urumva akakuzana ikintu cy'igikado yagiye mu bapfumu, agateramo ibintu by'iki bizakubwejuza, akavuga ati amubure nanjye mubure. Ibyo nabyo ni umwanzuro upfuye w'ubugoryi. Yego. Umwanzuro wa gatatu ntekereza, yego, no gukwepa ahari abantu bari basanzwe bazi ko ukundana n'uwo muntu. Aha, mu muhamashyi uyu mugabo rwose ujya kubona ukabona umusore watsengeraga kurera yono yagiye, ubu navuga hehera ku kiyuda buriya ni hera ku bayuda hariya, ugasanga ariyo arimo aravuga ati itorero ry'iwacu ryo kurera yono ntago riryoshye, abasore baho ntago bashyuha, naho ari mu buhungiro ari mu buhungiro, indobo yaramuzengereje. Ikintu cyo guhungaho bakumenyereye ukajyaho bakakumenyereye, ubugiye ahantu Satani azagira gute? Azakuganiriza. Guma abantu bari bakuganirize, abantu bagukarume, kandi igihe kizagera usange uwagiye yari umunyabibazo, Imana igojeje amarira, iguhaye umwiza kurusha wa wundi. Se ntabwo bijya bibaho. Rero nubona ibintu bipfuye ntukabitindeho. Imana ikunda abantu bayo kandi ikabakiza dosiye zizabana. Umuntu nubona kunaniye ntibikirirwe bigucanga, ariko nanone mu kintu cyitwa urukundo hakeneye n'iki? Hakeneye n'ubwenge budasanzwe.